nizere ko umeze neza aho uri hose. Imyaka irakabakaba 7 uyu mushinga wa Pi Network wubakwa, watangiye muri 2019 tugeze mu mwaka wa 2025 turimo turasatira umwaka wa 2026. Ni ibiki kuwa team cyangwa se ni ibiki umushinga wa Pi Network wubatse by'indashyikirwa bishobora kutwereka yuko koko uyu mushinga uzakomera, ndetse bishobora kutwereka ko uyu mushinga ufite ejo heza, ejo hazaza heza. Nitwa Habibu, ninjye urimo urabona kuri kamera. Niba ari bwo bwa mbere umbonye, kora subscribe nyine kuri Habibu Crypto Channel kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Muri 2019 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 14 nibwo haroshinzwe umushinga wa Pi Network. Utangira nyine murabyumva, nyine urumva watangiye uminingwa n'umuntu umwe, barahererekanya, none tugeze kuri miliyoni zikabakaba hafi 100. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu cya mbere kigaragaza ko uyu mushinga ari ndashyikirwa, uyu mushinga ari ndakorwaho, kubera yuko wakubwira ngo ufate miliyoni 100 z'abantu ubahurize ahantu hamwe, intego ari imwe, intumbero ari imwe, ngira ngo ntabwo wabishobora bitewe nuko biragoye. Ariko Dr. Nicolas, Dr. Fanny bashyize hamwe imbaraga zabo maze bakora ikintu kitakorwa n'undi wari we wese, nubwo hariho amakampani menshi cyangwa se hariho amafaranga menshi ikoranabuhanga, ariko byakugora kubona ifaranga rifite abanyamuryango nk'abo Pi Network ifite, byakugora kubona ifaranga rifite community, rifite icyo twakwita nyine abantu bahuje umugambi nka Pi Network, byakugora. Ni nayo mpamvu benshi badakangwa n'igiciro Pi Network iriho ubu ngubu, kuko barabizi neza yuko ntabwo umushinga w'abantu bangana gutya waba woroshye cyangwa se byazarangira gutya. Guys, rero nuko ngo icyo nicyo kintu cya mbere kuwa team yakoze, gufata abantu tungana gutya twese, hafi isi yose, bakaduhuriza ku kintu kimwe, intego ari imwe. Ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo kuwa team yubatse icyo twita systeme, noneho yubaka systeme itandukanye n'izindi systeme z'ayandi cryptocurrency. Ahangaha n'ubundi murabyumva ko nyine yatangiye yubaka wallet, yubakaho tumayiningira, igenda yongeramo ibindi bintu, ishyiramo KYC, ngira ngo ibyo byose mwarabibonye, yongera umutekano. Ibyo byose byari ukugira ngo nyine uyu mushinga uzabe utandukanye n'iyindi, nubwo n'iyindi nyine igira amawallet, ariko biragoye ko nyine bifite users nk'abo Pi Network ifite. Yashyizeho icyo twita hackathon, ishishikariza aba developer kuba bakireya cyangwa se bakora imishinga ishobora kuzatanga serivisi n'ibicuruzwa. Ni ibintu bagezeho ayandi makoyini atigeze ageraho, kubera yuko ayandi makoyini nyine umumaro wayo ni ukujya ku isoko agacuruzwa, uyifite nyine akagurisha, cyangwa se ukajya ku isoko ukarigura, iryo faranga ugategereza ko rizazamuka mu gaciro, ukabona kuba wagurisha nyine ukabonamo inyungu. Ariko kuri Pi Network ntabwo ari uko bimeze, bashatse ko riba ifaranga rya buri muntu wese, ifaranga nyine rikoreshwa mu buzima busanzwe. Aho ngaho rero niho babera abahanga, ahangaha niho tubona ubushongore n'ubukaka bw'umushinga wa Pi Network. Kuba byonyine ari ifaranga rihuje isi, kuba ari ifaranga rizakora mu buzima busanzwe, ugiye guhaha, ugiye gutega bisi, ugiye buri kimwe cyose, kwishyurira umwana ishuri, ibyo byonyine ni agahigo iri faranga rya Pi Network rigiye guca mu yandi cryptocurrency, kuko nta yindi cryptocurrency irabasha kuba yakora ibyo bintu. Amenshi hafi ya yose nyine akora mu bijyanye na trading, ni ukurigura ukarigurisha, ni ukuribika muri wallet yawe, ugategereza igihe nyine isoko rizaba rimeze neza, maze nawe ukaba wabasha kugurisha. Kuri Pi Network ntabwo ariko bimeze, ngira ngo mwarabibonye nyine
twagiye turikoresha mu cyo twita igerageza duhahirana n'abantu ku mabotike, ahantu se abantu bishyize hamwe. Biriya byari igerageza nyine kureba ko bizakunda, kugira ngo bamaze kubona ko bigomba gukunda. Niyo mpamvu rero isaha n'isaha tugomba kubona Pi Network ku rundi rwego rurenze urwo turimo turayibonaho. Ibyo ni ibigwi Core Team yakoze, ni ibigwi bikugaragariza yuko uyu mushinga wa Pi Network utandukanye n'iyindi mishinga yose ushobora kuba uzi, nubwo ushobora kuba utekereza yawe. Iyi coin nta gaciro ku isoko, irimo iramanuka uko bwije n'uko bukeye, ariko nanone usubije amaso inyuma nturebere Pi Network kuri exchange, ahubwo ukayirebera mu bikorwa cyangwa se mu hazaza irimo yubaka, ukayigereranya n'ayandi makoyini, ukayigereranya n'ayandi makoyini ibyo bubatse, wasanga Pi Network n'ubundi ikiri umwami, iracyari ku ruhembe, iracyayoboye ayandi ma cryptocurrency. Kabone nibwo nyine wowe urimo urabirebesha amaso yawe ukabona nyine ni inzozi, ariko ejo cyangwa se ejo bundi uzabibona neza. Ngira ngo Core Team ikimara gukora icyo kintu cyahise nyine giha imbaraga uyu mushinga wa Pi Network. Ikindi ngira ngo mwabonye ko yakoze akandi gahigo ko kuba yashyira iyi coin ku isoko kandi mining icyemera. Buriya guys, kuba mwumva ko Pi Network iri hasi no kuba ikimayininga ubu tuvugana, biri mu bintu bimwe bituma biyikoma mu nkokora kuba nyine yakiyagaraho mu gaciro. Kuba rero barashyize ku isoko kandi kimayiningwa kandi tukaba tukibona igifite agaciro kangana gutya, ni ibintu bigaragaza ko iyi coin ari coin y'ibihe byose, ari coin itandukanye n'izindi. Murabona rero turi abantu benshi kabisa, abantu benshi babibaza ngo ariko ubundi open mainnet zaba ryari, bazafungura ecosystem dutangire guhaha nk'uko twiteze nyine ryari. Icyo rero ni nacyo nyine cyatumye wizera uyu mushinga ukavuga se n'ubundi ko ndimo ndavuga ngo Pi Network irimo iramanuka ku masoko hirya no hino, harya ubundi intego yayo ni iyihe? Intego yaho ni ugukora muri serivisi n'ibicuruzwa. Iyo ntego rero cyangwa se urwo rugi ubu tuvugana ruracyakinze, ntabwo rwari rwakinguka. Sinzi impamvu rero wiheba kandi urugi nyine rutari rwakinguka ngo twinjiremo ubundi dutangire dukore cyangwa se dukoreshe iyi Pi Network icyo yagenewe. Guys, ndagira ngo mbere ya byose ujye ubanza urebe urugendo iyi Pi Network yagenze, urebe ibikorwa imaze kubaka kuntu bingana, ubundi wowe uyigirire icyizere gusa. Ubundi duhanga amaso Dr. Nicolas, duhanga amaso Dr. Fanny, duhanga amaso Core Team, natwe ubwacu tube bamwe mu batuma uyu mushinga ujya imbere, ubundi tuzirebere ibintu bigiye kuzaturika mu mushinga wa Pi Network. Wakoze kubana nanjye, nitwa Habibu, iyo nyine ni Habibu Crypto. Sharing ikiganiro, tujye duhura mu biganiro byacu bya buri munsi. Ndabakunda, ciao ciao, tuzahure mu kindi kiganiro gikurikira. Iki ngiki Nyagasani abaheza gire ku mugani w'abanywanyi b'Abarundi kandi abahe kwifuza kwanyu kose. Ndabakunda, ciao ciao.